Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze irambuye cyane mwe mwese mwahisemo kwibanira natwe hano kuri DRC Today News. Reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko muri amahoro, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubagenda imbere mu byo mugiye murimo byose mu nce zigiye zitandukanye. Turabashuje cyane rero, tubifurije igitondo cyiza, tubifurije igitondo cy'umugisha. Reka zino ntashyo zibagereho mwe mwese muduteze yombi, mwe mwese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru, itariki zikaba 7 z'ukwezi kwa karindwi, naho umwaka ukaba 2026. Tubahaye ikaze rero kuri byinshi tugiye kurebera hamwe, tubahaye ikaze mu makuru akomeye cyane tugiye kuba twagarukaho, aho tugiye kwibanda cyane ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe uko bihagaze, turebera hamwe uko situation by'ukuri imeze muri kano kanya ndetse muri ano masaha, ndetse ndaje tunagaruke kuri point zero, aho amakuru amwe akomeje kugenda avuga ko ino point zero yabaye tombe, abandi bakavuga ati point zero n'est pas tombé. Ese mu by'ukuri ukuri kuri muri ibi ngibi nuko hendaje byose tugende tubigarukaho, ndetse muraza kunyemerera tugaruke nanone ku makuru akomeye cyane. Na makuru ari guturuka ku rwego rwegereye perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, ndetse na makuru avuga ko tayari ngo yasabye abo baganiraga gushyigikira Felix Antoine Tshisekedi. Murabizi naba opoza n'ubundi ba Tshisekedi, nabatavuga rumwe na Tshisekedi, ndetse n'abakuru b'amadini bari bateraniye hariya mu Burundi. Perezida Ndayishimiye rero yanashimangiye ko ngo adahari cyangwa se adafite ubuyobozi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ishobora guhura n'ingaruka zikomeye zirimo no gucikamo ibice, ari byo balkanization. Ariko wanashyira mu gaciro ugasanga nibyo, wareba mu by'ukuri ano magambo yatangaje ukabona niyo, kuko n'ubundi Tshisekedi adafite izi ngabo z'u Burundi ngo zimufashe kurwanya izi nyeshyamba za 23, Kongo yari kuba yaracitsemo ibice. Ni ukuvuga ngo ibice bari kurwanyiramo n'ubundi byari kuba byarabaye balkanize n'izi nyeshyamba za 23. Ndashimiye rero yanakomeje avuga ko hari impamvu yo kuvugurura itegeko nshinga rya Kongo kugira ngo rijyane n'ibihe ndetse n'inyungu z'abaturage bayo, mu gihe abapoza ba Tshisekedi badashaka mu by'ukuri ko iri tegeko nshinga ryavugururwa cyangwa se ngo rihindurwe. Hanyuma mu gusesengura kwe, Evariste Ndayishimiye yanaburiye ko gushaka cyangwa se gushaka ko Felix Antoine Tshisekedi ava ku butegetsi, ngo kandi Paul Kagame na Yoweri Museveni bakiri ku butegetsi mu bihugu byabo, ngo bishobora guteza ibyago bikomeye ku mutekano n'ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibyago bifatika byo gucikamo ibice kwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaje ibi byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma turaza kunyarukira muri Sud Kivu. Guverineri w'agateganyo atangaje ko centre ya Fizi, ahitwa Baraka, ahitwa point zero n'utundi duce tw'ingenzi ngo tukigenzurwa na FARDC. Aya ni amagambo ye ubwe yitangarije, abajijwe ku bijyanye cyangwa se abajijwe impamvu z'amavideo akomeje kugenda asirikira bamwe mu barwanyi ba 23 cyangwa se n'abatwirwaneho n'abajenari bagiye bakomeye, aberekana bari kuri point zero, berekana n'iriya antenne yo kuri point zero. Ashubije rero ibintu bigiye bitandukanye, hari ibyo atangaje. Ese mu by'ukuri ko hakomeje kuba urujijo, point zero yabaye tombe cyangwa wapi? Ndaje byose rero tugende tubigarukaho, turagenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Hanyuma tukivanga point zero, turahita tunyarukira ku yandi makuru, ndetse na makuru atari meza avuzwe Iwarikare. Iwarikare havuzwe amakuru avuga ko inyeshyamba za 23 ngo zishe urubozo abasore 4 zikekaho gukorana n'abawazarendo. Ahangaha bibereye ahitwa muri Ihura. Ahangaha ni mu itsinda cyangwa se groupement ya Kisimba iherereye muri teritwari ya Warikare, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru nayo ndaje tuyagarukeho, aho abaturage bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ngo izi nyeshyamba
zikomeje kugenda zibagirira nabi. Reka nze nabyo tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, hanyuma muri ano makuru yacu cyangwa se muri bino biganiro byacu dukomeje kugenda dutambutsa hano umunsi ku munsi, twifuje ko tuzajya ducishamo amatangazo y'akazi aba yasohotse nk'uko bamwe bagiye babidusaba. Twabyiyemeje rero, twiyemeje ko muri ibiganiro tuzajya tubarangira akazi, twifuje ko tuzajya tubagezaho imyanya y'akazi yasohotse. Nk'ubu ngubu ndaza kubabwira ko hari akazi n'ubu ngubu kasohotse, aho hasohotse imyanya ishyika kuri 17 y'akazi gateganyijwe muri sako, ni sako yitwa Isoko Sako Gasabo. Aha ngaha rero hasohotse imyanya 17. Tugisoza no makuru ndaza kubabwira ibikenewe cyangwa se requirement zikenewe kugira ngo ube wakwapurayinga cyangwa se ube wakwisanga muri bamwe bahatanira ino myanya 17 y'akazi gateganyijwe muri ino sako, ndetse ibikenewe byose ndaza kubibagezaho turi gusoza ano makuru. Ni ukuvuga ngo buri munsi cyangwa se buri uko dutambukije hano ikiganiro cyangwa se amakuru, twifuje ko tuzajya tunacishamo tukabamenyesha ko hari akazi kaba kasohotse nk'uko bamwe muri mwe bagiye babidusaba, ndetse no mu kintu cyo kugabanya ubushomeri cyangwa se kubaho mudafite amakuru y'akazi. Ubwo rero twabyiyemeje, tugisoza ano makuru turaza kubabwira ibikenewe kugira ngo ino myanya mube mwayitsindira. Abari qualifiye cyangwa se abari qualified bujuje ibisabwa, murahita mutangira mwapurayinga, ndetse n'abadashoboye kwapurayinga ndetse bujuje ibisabwa muraza kutwandikira DM tubamenyeshe cyangwa se tubafashe kwa playinga. Reka rero dutangire ano makuru yacu ku buryo burambuye cyane. Nge uri kuri micro ni 6Berry official nk'ibisanzwe. Hanyuma reka makuru yacu tuyahere ku makuru akomeje kuvugwa ari guturuka mu biro bya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba rero n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika cyangwa se African Union. Aya makuru aravuga ko mu biganiro rero Perezida Ndayishimiye akomeje kugenda agirana n'abayobozi batandukanye ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko n'abapoza n'ubundi ba Tshisekedi harimo n'abanyamadini bagiye batandukanye. Yagaragaje ko ari ingenzi gukomeza gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri ibi bihe igihugu cye kirimo guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Nkuko aya makuru abivuga, Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye cyane, bityo ko guhindura ubuyobozi muri iki gihe bishobora kongera guhungabanya igihugu, ngo ndetse yanabwiye abo baganiraga ko ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi bukwiye gushyigikirwa kugira ngo igihugu kibanze guhangana n'ibibazo by'intambara n'umutekano mbere yo gutekereza ku zindi mpinduka za politike. Uyu muyobozi rero ngo yanagaragaje impungenge z'uko iyo ubutegetsi bwo hagati bugaragaye nk'ubucitse intege bishobora gutuma imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ibihugu bifite inyungu muri Kongo birushaho kubona uburyo bwo kwagura ibikorwa byabwo. Kubwe rero ngo gukomeza kugira ubuyobozi bukomeye ni kimwe mu bishobora gufasha igihugu gukomeza kurinda ubusugire bwacyo, naho abatifuza ko itegeko nshinga ryahinduka, abatifuza referendum abasaba ko bayishyigikira mu by'ukuri kugira ngo Tshisekedi akomeze abe yahangana n'ibibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ngo ndetse ku buyobozi buramutse buhindutse bitarangiye ngo byakomeza kugorana, byakomeza gufata indi ntera. Aya makuru kandi avuga ko Perezida Ndayishimiye yanagarutse ku ngingo y'itegeko nshinga nk'uko nari ndimo mbibabwira rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano yavuze ko amategeko agenga igihugu adakwiye gufatwa nk'ibintu bidahinduka, ahubwo ashobora kuvugururwa igihe bibaye ngombwa, mu gihe bikorwa hakurikijwe amategeko kandi bikaba binagamije inyungu rusange z'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anashimangira ko icy'ingenzi ari uko impinduka zose zakorwa zashingira ku bushake bw'abaturage ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Mu isesengura rye ngo Perezida Ndayishimiye yanatanze urugero rw'ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanavuze ko mu Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse ngo akiri ku butegetsi, ndetse no muri Uganda Perezida Yoweri Museveni nawe akomeje kuyobora igihugu cye, kandi ndetse yanagarutse ku Rwanda avuga ko ibyo bya referendum byabayeho, ndetse ngo binabaye muri Kongo ntacyo byaba bitwaye. Hano ni naho yanavuze ko mu by'ukuri
akomeje kugenda ashyigikira Tshisekedi, kuko iyo ataba ingabo z'u Burundi ngo Kongo yari kuba yarabaye barikanize, yaracitsemo ibice. Kubwe rero ngo niba ibyo bihugu mbabwiye harimo u Rwanda na Uganda ngo bikiyobowe n'abayobozi bamaze igihe bafite ubunararibonye mu bya gisirikare no mu mutekano, gukuraho ngo ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi muri iki gihe ngo bishobora gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bibazo bikomeye kurushaho. Yanakomeje agaragaza ko kimwe mu bintu biteye impungenge ari ikibazo cyo gucikamo ibice kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka balkanization. Iri jambo risobanura uburyo igihugu gishobora gutakaza ubumwe bwacyo, ibice rero bimwe ngo bikagenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se bikigenga ku butegetsi bwo hagati. Kubwe ngo rero niba ubuyobozi bwa Kinshasa bwacika intege, uwo mwuka ngo ushobora kurushaho gukaza umurego. Perezida Ndayishimiye yanasabye ko ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga bikomeza gushyigikira ibiganiro bya diplomasi n'imbaraga zigamije kugarura amahoro, aho gushyira imbere ibikorwa bishobora kurushaho kongera amakimbirane ngayo nguko. Reka twigarukire ku kibuga cy'imirwano. Ubwo ngubwo nyakubahwa Ndayishimiye Evariste, reka tube tugarukirije aho ngaho. Turaza kugenda tunababwira byinshi bikomeje kugenda bivugirwa muri bino biganiro bikomeje kumuhuza n'abapoza ba Tshisekedi ndetse n'abanyamadini. Turababwira ko rero ibiganiro ubu ngubu bitararangira, turacyakomeje gukurikirana ngo tuze kureba umusaruro biza gutanga. Reka twinyarukire rero muri Sud Kivu. Ndababwira ko guverineri w'agateganyo atangaje ko centre ya Fizi, ahitwa Ibaraka, ahitwa Poezero ndetse n'utundi duce tw'ingenzi bikigenzurwa na FRDC. Ese aya makuru koko yaba ari ukuri? Reka tubyinjiremo turebere hamwe icyo abivuzeho. Ni guverineri w'agateganyo w'intara ya Sud Kivu Jean-Jacques Elakano Mweya atangaje ko umutekano ngo umeze neza muri rusange mu turere twa Fizi na Uvira, nubwo mu misozi miremire hakomeje kumvikana imirwano hagati y'impande zihanganye. Nyuma y'inama ya komite rero ishinzwe umutekano ku rwego rw'intara yabereye Uvira, yasabye abaturage kwirinda kwemera amakuru yose akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ngo adafite gihamya, ndetse avuga ko hari abantu bari gukwirakwiza amakuru y'ibihuha agamije guteza ubwoba no guhungabanya abaturage. Hanyuma guverineri w'agateganyo yemeje ko ino centre ya Fizi, umujyi w'Ibaraka, ahitwa Poeze hamwe n'utundi duce dufite akamaro gakomeye mu bya gisirikare no mu mutekano bikiri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'abawazarendo, aho yagize ati mu ijwi rye, turizeza abaturage ko centre ya Fizi, umujyi wa Baraka, Poezero ndetse n'utundi duce twinshi tw'ingenzi bikiri mu maboko y'ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi b'abapatriote b'abawazarendo ubwo ngubwo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Turabashimira kandi turabatera inkunga kuko badahunga ahubwo bahangara guhangana n'umwanzi. Nayo magambo yitangarije ku giti cye. Mu yandi magambo, Jean-Jacques Elakano Mweya yamaganye ibitero bya drone ngo biherutse kugabwa ku baturage b'abasivile mu karere ka Fizi, avuga ko ngo byakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Yongeye gushimangira ko ingabo za leta zifite ubushake n'ubushobozi bwo kurinda ibice zigenzura no gukomeza kubirwanaho, ndetse yanasoje ashimira Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, avuga ko akomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo intambara irangire kandi amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu. Hanyuma uyu guverineri abajijwe impamvu ya video zama 23 ndetse rimwe na rimwe batwirwaneho ni video zakomeje kugenda zikwirakwira, uyu Jean-Jacques Elakano rero yaje kuba yagira icyo abivugaho, abibajijwe impamvu hari video zikomeje kugenda zicicikana, hari abayobozi batwirwaneho cyangwa se abajenerali n'abandi bafite ijambo rikomeye muri twirwaneho, ndetse n'abandi bama 23 bakomeje kugenda bagaragaza amavideo berekana aho ngaho za Poezero ndetse n'ibindi bice bavuga ko bafashe. Yasubije rero agira ati ni ikibazo cyiza mu by'ukuri mbajijwe, ngo yarabajijwe impamvu z'izo video zikomeje kugenda zisirikira niba koko po itabaye tombe. Reka turebere hamwe icyo yashubije. Yagize ati mu ntambara amakuru akunze kuvuguruzanya
kandi ni ngombwa gutandukanya ibivugwa n'impande ziri mu ntambara, amashusho n'ibyemezwa n'inzego zigenga. Ahita avuga ngo niba mwabonye amashusho agaragaza abarwanyi ba AFC M23 cyangwa se abatwirwaneho n'abandi ngo ntazi bari mu bice bavuga ko bafashe, ayo mashusho ashobora kuba ari ayo muri ako gace koko, ngo kuba rero birashoboka ko yaba ari ayo muri ako gace rero, ngo kuba yarafashwe mbere cyangwa se ahandi hanyuma koherezwa bavuga ko ari aya vuba, avuga ko bishoboka cyane mu buryo bwo kumanipira, mu buryo bwa propaganda, mu buryo bwo guca intege ngo abaturage. Hanyuma avuga ngo ko kuba agaragaza ko bijyanye ko binjiye mu gace runaka, kuba ayo mashusho agaragaza ko binjiye mu gace runaka ngo by'igihe gito ariko nyuma bakagasubiramo. Reka ndebe neza hano uko yabivuze. Yavuze ngo kuba ayo mashusho ashobora kugaragaza ko binjiye mu gace runaka birashoboka, ariko by'igihe gito nyuma bagahita bahakurwa ako kanya, nabyo birashoboka. Kuba bakwinjira ahantu bagafata ayo mashusho ariko ntibahatinde, ngo nabyo birashoboka cyane. Nanone ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Sud Kivu buvuga ko Fizi centre, ubwo ni centre ya Fizi n'ubundi ahitwa Baraka na Poezero, bikomeje kugenzurwa na FARDC ifatanyije n'abapatriote ngo aribo b'Abazalendo, ndetse na FDNB arabishimangira. Ndetse iri ni itangazo ubwe yitangiye, avuga ko izo video bishoboka ko mu by'ukuri izo nyeshyamba abo barwanyi batwirwaneho bagize muri ako gace by'igihe gitoya, ariko ubu ngubu ntago bakarimo ibyo bice. Akonfirmye ko birimo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abo yise abapatriote aribo b'Abazalendo, arabikonfirmye. Ntago turabasha kumenya ukuri kw'ibi ngibi, turatambuka gutya tugakubitana na video z'abarwanyi batwirwaneho bari kwerekana za antene za Poezero ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Twagira gutya abayobozi ba FARDC bamwe na bamwe batireka reka aracyari ituze, nta cyabaye. Ibice bari kuvuga ko byafashwe ntabwo byigeze bifatwa. Mu by'ukuri turacyari mu gihirahiro, turakomeza gukurikirana akantu ku kandi, turebere hamwe mu by'ukuri ukuri kuri muri ibi ngibi. Reka tunyarukire Warikare hari guturuka amakuru mabi, ni amakuru atari meza. Warikare biravuga ko ngo inyeshyamba zama 23 rero zishe urubozo abasore 4 zikekaho gukorana n'Abazalendo. Ibi ni byabereye mu gace ka Ihura. N'abasore 4 rero biciwe mu gace ka Ihura. Aha nababwiye ko ari muri groupement cyangwa se mu itsinda ya Kisimba. Itsinda rya Kisimba riherereye muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ava mu baturage n'abayobozi gakondo aravuga ko bishwe n'inyeshyamba zama 23 ngo zabashinjaga gukorana n'imitwe y'ubwirinzi bw'abaturage izwi ku izina ry'Abazalendo. Aya makuru rero yamajije kwemezwa n'abayobozi gakondo bo mu gace ka Kisimba nk'uko babitangaza, ndetse ngo abo basore bishwe urubozo mbere yo gushyingurwa kuri uno munsi nyine aho ngaho muri Ihura. Ndetse aya makuru arakomeza avuga ko inyeshyamba za AFC M23 ngo zikomeje gushinja bamwe mu baturage gukorana na Wazalendo cyangwa se n'ingabo za FARDC, ibintu bivuga ko rero byanatumye ngo abaturage babaho mu bwoba bukomeye cyane, kuko ngo bashobora kugukeka ndetse unazira ubusa, uri inzirakarengane mu by'ukuri naho uhuriye n'aba barwanyi ba Wazalendo cyangwa se FARDC muri rusange. Nanone kandi abaturage baravuga ko hari abandi basivile benshi bafashwe mu mezi ashize bakekwagaho gukorana na Wazalendo cyangwa FARDC, ngo ariko kugeza ubu ngubu bakaba bataragaragara mu gihe imiryango yabo ivuga ko itazi irengero ryabo. Bakomeza batabaza rwose ati mutube hafi dore tugiye gushira tuzira ubusa. Muri iki gice cya teritwari ya Warikare rero kigenzurwa na AFC M23, abaturage baravuga ko ubuzima bukomeje kurangwa n'umutekano muke, ifatwa ry'abaturage ibyitwa ko ari ubwicanyi budaciye mu mategeko ndetse n'ubwoba buhoraho bwo kwihorera. Kugeza ubu rero ntacyo umutwe wa AFC M23 uratangaza cyangwa se ngo ugire icyo vuga kuri aya makuru. Twagiye kandi ubwo ngubwo turi gukubita tubangura, twagiye mu yandi makuru. Reka mbabwire rero uko ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda aka kanya bihagaze, ariko ibi ni ibyatangajwe
na Jason Stearns avuga ko rero ngo ibiganiro byageze mu marembera kandi ko Amerika idafite ingamba mu by'ukuri zisobanutse. Ni Jason K. Stearns, umwarimu muri Simon Fraser University, atangaje ko ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byageze mu marembera cyangwa se icyo yise deadlock, ndetse n'ibyo yatangaje ku kiganiro Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chiamara. Yavuze ko mu gihe rero cy'umwaka ushize ibiganiro bya Doha, i Montreal ndetse n'ibyari biyobowe na Amerika i Washington nta musaruro ugaragara byigeze bitanga. Avuga ko ari umwanya watakaye, avuga ko ngo batakaje umwanya. Ahera ku biganiro by'i Montreal mu Busuwisi, Jason Stearns yavuze ko kuva ibiganiro by'i Doha byaba nta mpinduka zigaragara zabayeho, kuko hakiri ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ku masezerano rero yasinywe i Washington. Yemeye ko hari amasezerano menshi yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali abifashijwemo na Amerika, ariko agaragaza ko ibibazo bigikomeye, ndetse ngo ibibazo bikomeye biri kuyashyira mu bikorwa, ndetse yageranyije uburyo ubutegetsi bwa Donald Trump bukora diplomasi n'ubwo bwakoresheje ku kibazo cya Iran. Avuga ko bushobora kwishimira gusinya amasezerano y'ibanze cyangwa memorandums of understanding, ariko ntihagire intambwe ifatika iterwa mu kuyashyira mu bikorwa. Anavuga ko rero ngo ikenewe ari ubwumvikane nyabwo hagati y'impande zombi, ariko ko kugeza ubu nta kintu kiragaragara. Hanyuma ubwumvikane bushakishwa ni ubuhe? Jason Stearns yavuze ko ubwumvikane bushakishwa atari bushya, ahubwo ari nk'ubwari mu masezerano yabanje yose, harimo n'ayasinywe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni ukuvuga ko ngo ingabo z'u Rwanda zikwiye kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ikiyemeza kurwanya umutwe wa FDLR. Yavuze ko aya masezerano ariyo ahora agaruka, ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikagenda buhoro cyane. Ku kibazo cya M23, Stearns yavuze ko nta bwumvikane na buke buri hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo, ndetse agira ati ku ruhande rwa Kongo harakizerewe igisubizo cya gisirikare, harakizerewe mu gisubizo cya gisirikare, mu gihe M23 yo ivuga ko yifuza kuguma mu bice igenzura imyaka 10 iri imbere. Niyo mpamvu rero yavuze ko amahoro akiri kure cyane. Hanyuma impamvu ngo ibiganiro bidatera imbere cyangwa se bidashyirwa mu bikorwa, Jason Stearns yavuze ko ubutegetsi bwa Trump bwakoze ikintu cyiza kimwe ugereranyije n'abunzi babanje, ngo gushyira igitutu gikomeye ku Rwanda, harimo ibihano bikomeye kurusha iby'ingenzi bifatwa kuva mu ntambara za Kongo zitazatangira mu 1996. Ariko yavuze ko hari ibibazo bibiri bikomeye. Icya mbere yavuze ko kubura ubufatanye bw'amahanga. Icya mbere nyine ubwo ni ukubura ubufatanye bw'amahanga, asobanura ko Amerika ishyira igitutu ku Rwanda, ariko ibihugu by'i Burayi bikomeza kurushyigikira kandi aribyo bifasha Kigali cyane mu bukungu. Hanyuma icya kabiri ngo ni kubura ingamba zisobanutse, nk'uko rero ngo abadiplomate b'Abanyamerika babimubwiye Washington. Nibona ko intambara ariyo izatanga igisubizo, ariko nanone ntirasobanura neza ubwumvikane ishaka kugeraho. Yongeyeho ko kuba Perezida Paul Kagame akomeje gusinya amasezerano mpuzamahanga, harimo n'ay'amakipe ya basketball yo muri Amerika, bigaragaza ko igitutu mpuzamahanga kitamukomereye nk'uko bamwe babivuga. Hanyuma ku mwanzuro watanzwe i Montreal, Jason Stearns yavuze ko abadiplomate b'Abanyamerika bagejeje ku mpande zombi umushinga w'ubwumvikane utarasobanukirwaga neza, utigeze ujya ahagaragara nk'uko rero abyumva. ngo uwo mushinga wari uteganya ko abarwanyi ba M23 bahabwa uburyo bwo kwinjizwa mu nzego za leta cyangwa se mu gisirikare mu buryo butaziguye, ari byo partial integration. Ariko yanavuze ko atigeze abona inyandiko y'uwo mushinga kandi ko impande zombi zawanze. Icyo Amerika rero ikibura gukora
Hano mu gusoza Jason Stearns yavuze ko Amerika yashyize igitutu gikomeye ku Rwanda ariko itarashyira igitutu nk'icyo kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeza ko kugira ngo amahoro agerweho impande zombi zigomba gushyirwaho igitutu kimwe kandi hakabaho ingamba zisobanutse zo kugera ku bwumvikane burambuye. Ngaho amakuru yacu tuyashoreje hano, ariko nk'uko nabibasezeranyije nababwiye ko hari sako iri gutanga akazi ndetse ikaba yashyize hanze imyanya ishyika kuri 17 y'akazi iteganyijwe muri iyo sako. Nababwiye ko iyo sako yitwa Isoko Sako Gasabo. Reka turebere hamwe itangazo basohoye. Bagize bati waba ushaka akazi mu rwego rwa banki, ikoranabuhanga ICT, abakozi cyangwa se HR, icungamutungo, ubuyobozi cyangwa serivisi zita ku bakiriya. Isoko Sako Gasabo irimo gushaka abakozi 17 buzuza imyanya ikurikira, ariyo ngira ngo ngende mbanyuriramo twihuse cyane. Hari umwanya wa mbere w'ababitsi cyangwa se abakira amafaranga mu ndimi z'amahanga bazwi nka bank tellers cyangwa se cashier. Hanyuma hari abashinzwe kwakira no kwita ku bakiriya ari bo customer care officers, hari abashinzwe abakozi ari byo human resource officers, hari abashinzwe ikoranabuhanga IT officers, ubwo ngubwo ni hardware and software. Hakazamo umuhuzabikorwa umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'ishami, ubwo aba ari we branch business coordinator. Hakaza umufasha w'umuyobozi mukuru mu bikorwa by'ubutegetsi, akaba ari we administrative assistant to the managing director. Hakaza umuyobozi mukuru ushinzwe imicungire y'ibyago no kubahiriza amategeko n'amabwiriza, akaba ari senior risk and compliance officer. Iyo myanya yose rero ikaba ikeneye abakozi 17. ni ukuvuga ngo nka hano ku bakashiers, tellers n'abakashiers, ubwo n'ababitsi n'abakira amafaranga hakenewe 8. ni ukuvuga ngo rero reka ngende mbibanyuriramo asubundi ndumva ariko atari ngombwa kugenda mbabwira imibare gusa. Icyangombwa nuko hakenewe abakozi ubwo 17, ariko ubwo nibiba ngombwa n'imyanya, reka imyanya ngende nyibabwira. Hano ku bakira amafaranga nabibabwiye ko hakenewe 8, ubwo naba cashiers nyine. Hanyuma abashinzwe kwakira no kwita ku bakiriya customer care officers hakenewe 4, ushinzwe abakozi ari we human resource n'umwe, ushinzwe ikoranabuhanga IT officer hardware n'umwe, umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'ishami branch business coordinator nawe n'umwe. Hanyuma umufasha w'umuyobozi mukuru mu bikorwa by'ubutegetsi akaba ari we administrative assistant to the managing director nawe n'umwe. Hanyuma umuyobozi mukuru ushinzwe imicungire y'ibyago no kubahiriza amategeko n'amabwiriza senior risk and compliance nawe n'umwe. Imyanya yose hamwe ikaba ari 17, ariko hariya ku bakashier niho hakenewe abakozi benshi ko bashyika ku 8. Hanyuma ndababwira aho akazi kazakorerwa, ndababwira ko ari Kigali. Hanyuma itariki ntarengwa yo kohereza ubusabe cyangwa se kwa applyinga ni itariki 16 z'uku kwezi ndetse uyu mwaka guhera isaa 4 z'umugoroba 4 PM. Hanyuma ibisabwa kuri buri mwanya, ibisabwa ku bakandida n'uburyo bwo gusaba akazi mbere yuko igihe kirangira. Reka binyuremo nirukanka turebere hamwe ibisabwa. Ndumibutsa ko nusanga wujuje ibisabwa, nusanga uri qualifié, uraza kumbwira ngo fashe kwa applyinga cyangwa se niba nawe wabishobora nta kibazo. Dore ibisabwa rero by'ingenzi kuri buri mwanya nk'uko byatangajwe mu itangazo ry'Isoko Sako Gasabo. Ku mwanya wa mbere wa bank tellers nababwiye ko hakenewe abakozi 8. Hari impamyabumenyi ya bachelors muri accounting, finance, business administrations, economic cyangwa se n'ibindi bijyanye nabyo. Hanyuma hakaza uburambe bw'imyaka nibura 2 n'inyongera. Hakaza kumenya gukoresha mudasobwa, hakazamo icyitwa ubunyangamugayo, ubushobozi bwo gukorera ku gitutu ndetse no kwita ku bakiriya. Hanyuma umwanya wa kabiri ariyo customer care officers, hano hakenewe 4. Hano usabwa kuba ufite bachelor's degree muri business management, finance, accounting, business administration, economics cyangwa se ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Hanyuma naho ngo ukaba ufite uburambe nibura bw'imyaka 2. Hanyuma ubushobozi ukaba ufite ubushobozi bwo kwakira abakiriya neza, kuvugana neza no gukorera
ku gitutu ngayo nguko. Hanyuma umwanya wa gatatu ariwo Human Resource Officer hakenewe umwe. Ni ukuvuga ngo hano rero ho hakenewe ufite bachelor's degree muri Human Resources Management, akazamo Business Administration cyangwa se ibindi bijyanye nabyo. Kuba ufite bachelor's degree muri ibyo ngibyo, ukaba ufite uburambe ngo nibura bw'imyaka 3 mu micungire y'abakozi, kumenya amategeko agenga umurimo no gucunga abakozi. Hanyuma ku mwanya wa kane hari IT Officer, ubwo ni Hardware and Software. Hano hakenewe naho umukozi umwe, akaba agomba kuba afite bachelor's degree muri Information Technology, Computer Science cyangwa se Computer Engineering. Hakaza rero uburambe nibura bw'imyaka 2, ubumenyi mu ikoranabuhanga, mudasobwa, imiyoboro cyangwa se networks. Hakazamo rero software n'umutekano w'amakuru. Ku mwanya wa gatanu reka twihute, ku mwanya wa gatanu hari Branch Business Coordinator, hakenewe umwe, ni agomba kuba afite bachelor's degree muri Business Management, Finance, Accounting, Economics cyangwa se ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Akaba afite uburambe nibura bw'imyaka 5 mu rwego rwa SACCO cyangwa se banki. Hanyuma ngo no gusobanukirwa ibikorwa bya microfinance, impamyabushobozi ya CMP cyangwa se RISEM na akarusho. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu hari Administration Assistant Managing Director, nawe hakenewe umukozi umwe, ubwo agomba kuba afite bachelor's muri Business Administration, Office Management, Public Administration cyangwa se ibindi bijyanye nabyo. Akaba afitemo ibyo ngibyo, iyo degree ya bachelor's. Hanyuma akaba afite uburambe byibura bw'imyaka 3, ubushobozi bwo gutegura inyandiko, inama no gucunga ibiro. Hanyuma ku mwanya wa 7 hariho Senior Risk and Compliance Officer, umwe niwe ukenewe, agomba kuba afite bachelor's degree muri Accounting, Finance, Auditing cyangwa se Business Administration. Agomba kuba afite rero ngo aba afite masters, byaba ari akarusho cyane. Akaba afite ngo nibura imyaka 3 muri y'uburambe muri Risk and Compliance muri bank, SACCO cyangwa se microfinance. Hanyuma agomba kuba afite impamyabushobozi muri Risk Management, Compliance cyangwa se Internal Audit, byaba ari akarusho abaye ayifite. Hanyuma inyandiko zisabwa ku myanya yose ni baruwa isaba akazi, CV ifite nibura twavuga nk'abakira abayemeza 3. Hanyuma kopi zimamya bumenyi zemejwe, hakazamo kopi y'indangamuntu. Hanyuma hakazamo icyemezo cyaho wakoze, ndetse ku myanya isaba uburambe niho ikenewe cyane. Hano icyemezo cyaho wakoze ku myanya isaba uburambe cyane cyane niho zikenewe. Hanyuma izindi nyandiko zishyigikira ubusabe ngayo nguko. Nongera kuyibutsa ko ukeneye ko tugufasha ku applyinga, uraza kutwandikira DM kuri 0784459070, ariko byaba byiza unanyuze mu rubuga rwacu rwa group twafunguye. Ni group twafunguye tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. Akaba ari amafoto n'amavideo n'ubundi aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri link mu gice cya comment, muri comment section uremo link na pininzemo, urahita winjira muri iyo group yacu. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, tugenda tunasharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu, babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isa 10, nabwo twongera ducishamo imyanya y'akazi iri buze kuba yasohotse. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza.